Muraho neza, murasuhuzwa na tica Isingizwe Laurent, ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Iki ni nk'uko mutangiye kubimenyera, turi kugenda twisuzuma n'urwego tugezeho kugira ngo tuzabashe gutsinda ibi bizami. Ibi bizami ibanga ryabyo ni ugukora imyitozo myinshi bikagufasha kugenda wisanga mu kizami. Ikindi ndibutsa abatarakora subscribe kubikora, n'abayikoze kandi ndabashimira. Ikindi nshimira uburyo muri kureba bino bintu, biri kunyereka ko hari uko mwabikunze, mukomereze aho rero. Reka ntangire rero n'ikibazo cya mbere. Batubwiye ngo ariko mbere yuko dutangira, ndifuza ko buri umwe wese yakabaye afite agapapuro n'ikaramu kugira ngo nsome ikibazo asubize, nanjye nze gusobanura nyuma amenye urwego ariho. Ikindi icyo utsinzwe ugizemo nk'amanota 12, 13, buriya nabyo mbibara nk'aho watsinzwe, ugomba kongera ugasubiramo kugira ngo wikosore. Kwikosora ntacyo bitwaye. Reka dutangire rero. Batubwiye ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose nibyo. Nimusubize. Niba ikibazo cya mbere ari A, ari B, ari C, ari D, biraterwa n'icyo ubona cy'ukuri. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Wowe uzareba ya nkoni wa muntu ubana n'ubumuga bwo kutabona afite, uyirebe nk'icyapa kiri kukubwira ngo uhagarare wowe utwaye ikinyabiziga. Buri igisubizo ni A. Icya kabiri ngo kuvuza ihoni bibujijwe: A. Ku musigiti, ku rusengero no ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo kuvuza ihoni bibujijwe: A. Ku musigiti, ku rusengero no ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nimusubize ariko niba mwamaje gusubiza, buri igisubizo ni B, ni hafi y'ibitaro. Kuko hari ahantu hatatu tuburirwa kuvuza amahoni: ahambere ni nijoro, aha kabiri ni hafi y'ibitaro, aha gatatu ni mu nsisiro. Mu nsisiro ni ahantu hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda, cyangwa mu marembo y'ahantu handitse ku bigo runaka. Muri make hantu hahurira abantu benshi, aho niho twita mu nsisiro. Ubwo rero kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro muri aho hatatu tuvuze. Buri igisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya gatatu ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ndasubiramo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora icyo ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa: A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Impamvu yabyo: ese uramutse uvugirijeho n'amatungo yava mu nzira cyangwa yakwira mu muhanda ukabura aho unyura? Mubyibaze. Hano rero niyo mpamvu umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Buri igisubizo ni B.
Nkomeje n'ikibazo cya kane ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga adateganya kukinyuraho yakora iki? A. Kuguma inyuma yacyo, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kumutambukaho. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ndasubiramo, umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga adateganya kukinyuraho yakora iki? A. Kuguma inyuma yacyo, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kumutambukaho. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Niba mwamaze gusubiza, igisubizo ni B. Ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kumutambukaho. Buri igisubizo ni B. Ndashaka gusa nk'uca intege ku muntu washaka gusubiza C. C iravuga ngo ni ugutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo yereke ibindi binyabiziga bibanyureho. Numwegera cyane ikiri bubeho, aramutse afashe feri bitunguranye akagabanya umuvuduko bimutunguye, wowe umuturutse inyuma wamugonga kubera ko ntabwo wowe witeguye ko agiye guhagarara. Rero niyo mpamvu tugomba gusubiza B, tukavuga ngo ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kumutambukaho. Nkomeje n'ikibazo cya gatanu ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. D. Ntacyo bibabangamiraho. Ndasubiramo, ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D. Ntacyo bibabangamiraho. Niba mwasubije, igisubizo ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Ibimenyetso turi kuvuga ubwo n'ayo matara ndangacyerekezo aribyo mwita ikinyoteri. Ikindi ni nko kuvuza ihoni. Nk'urugero, nuvuza ihoni ukarivugiriza umuntu wasatiriye cyane, no ku muganga wawe bishoboka ko ntabwo uba umuhaye umwanya ngo abanze atambuke imbere yawe, abanze atambuka kuvire mu nzira. Nk'igihe ucanye amatara ndangacyerekezo ushaka nkugana ibumoso cyangwa iburyo, ukayacana uhita unakata ako kanya, icyo gihe ba bandi muri gufatanya gukoresha umuhanda ntabwo uba wahaye umwanya mwiza ngo babanze baguhe inzira, wowe ubanze werekeze mu cyerekezo ushaka kuganamo. Niyo mpamvu rero gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga hano bishobora gutuma gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Igisubizo ni B. Ikibazo cya gatandatu ngo ni icyo umuyobozi w'ikindi kinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawakomeretse ariko bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. A. Gushushanya imodoka zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa gitukura cya mpande eshatu ku modoka. C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse. Ndasubiramo, ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawakomeretse ariko bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. A. Gushushanya imodoka zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa gitukura cya mpande eshatu ku modoka. D. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse. Niba mwasubije, hano igisubizo ni A. Ni ugushushanya imodoka zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Njyewe nagonganye na mugenzi wanjye,
wenda yangije nk'itara ryonyine, itara ntabwo ari ryo riri butume mufunga inzira nyabagendwa ku buryo abantu babura aho banyura. Icyo gihe rero icyo muzakora niba mwananiwe kumvikana ako kanya kuba wamwishyura ukajya kwikoreshereza mu igaraje, uzashushanyaho imodoka zagongane, nimurangiza muzishyire ku ruhande ariko mureke umuhanda ukomeze ube nyabagendwa. Buriya igisubizo ni A. Nkomeje n'ikibazo cya karindwi, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu nzira y'ibyerekezo bibiri ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? A. Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe utwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa mu yindi mirimo. B. Mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. D. Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndasubiramo, umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu nzira y'ibyerekezo bibiri ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? A. Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe utwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa mu yindi mirimo. B. Mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa ashaka gukatira ibumoso. D. Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Mu Rwanda tugendera mu kuboko kw'iburyo. Uzatwara ikinyabiziga mu gisate cy'iburyo bwawe, ibumoso uzajya ugiye kunyuranaho, aribyo twita kudepasa, cyangwa ugiye gukatira ibumoso bw'umuhanda, ugiye kwerekeza ikinyabiziga cyawe ibumoso bw'umuhanda. Niyo mpamvu tugomba gusubiza ko igisubizo ari C. Ni mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ushaka kunyuranaho cyangwa ushaka gukatira ibumoso. Ndakomeza n'ikibazo cya munani, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B. Tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C. Tanga inzira ku binyabiziga biri ku nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D. Komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ndasubiramo ikibazo cya munani, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B. Tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C. Tanga inzira ku binyabiziga biri ku nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D. Komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Nimusubize ikibazo cya munani. Niba mwamaze gusubiza, buriya igisubizo ni A. Nitanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ni ukuvuga ngo aha ni muri rompuwe, hariya banyura bazenguruka. Njye ngiye kwinjira muri rompuwe aho imihanda igenda ihurira banyura bazenguruka. Mbere y'uko ninjiramo, umuntu ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa priorite mu ndimi z'amahanga ni umuntu wagutanze kwinjira aho banyura bazenguruka. Wowe ugiye kwinjiramo uzareka uwatangiye kuzenguruka muri rompuwe abanza atambuke. Niyo mpamvu rero tugomba gutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Buriya igisubizo ni A. Nkomeje n'ikibazo cya 9, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba: A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba: A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero mubanze musubize, ariko niba mwasubije ikibazo cya 9, niba mwamaze kugisubiza, igisubizo ni A. Ni ukukinyura haciye, ni ukunyuranaho ibumoso. Njye ndagiye ntegereje bisi, ndagiye ntwaye imodoka yanjye, mbonye bisi imbere yanjye iragiye ikase mu cyapa. Igiye mu cyapa cyo igiye gushyiramo abagenzi cyangwa igiye gukuramo abandi,
icyo gihe ngewe nzayinyuraho nciye mu kuboko kw'ibumoso. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi, ni ukukinyuraho uciye ibumoso. Buri gisubizo ni A. Sorry, hano naribeshye, ni ukukinyuraho aciye ibumoso. Noneho icya 10, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho A. ahamanuka, B. igihe umuhanda ari mugari, C. igihe umuyobozi uri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho A. ahamanuka, B. igihe umuhanda ari mugari, C. igihe umuyobozi uri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ku bamaze gusubiza, igisubizo ni C. ni igihe umuyobozi umuri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Dukomeje n'ikibazo cya 11, ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Hano A. ngo kuvuza ihoni, B. kwihangana ugategereza, C. gukomeza, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka ntibatangiye kwambuka, wakora iki? A. kuvuza ihoni, B. kwihangana ugategereza, C. gukomeza, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ku bamaze gusubiza, igisubizo ni B. ugomba kwihangana ugategereza. Rero ngo ugeze ahari buri gisubizo ni B. Dukomeje n'ikibazo cya 12, igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, A. imodoka igomba kuba ifunze, B. umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C. amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuba yaka, D. ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, A. imodoka igomba kuba ifunze, B. umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C. amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuba yaka, D. ibisubizo byose nibyo. Hano rero ku bamaze gusubiza, igisubizo hano ni C. amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuba yaka. Niba imodoka iparitse ku muhanda mu gihe cy'ijoro, ntabwo ari itegeko ko imodoka iba ifunze. Ushobora kuba uparitse imodoka yawe wenda itagira uburyo bwo kuyishyiramo ubukonje mu kinyabiziga cyangwa kongera ubushyuhe nka AC, bikaba ngombwa yuko icyo gihe abantu bamanuye ibirahuri, urumva ko imodoka ntabwo iba ifunze. B. ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. Ibintu byo ntabwo ari itegeko, kuko ushobora kuba nawe wari uyirimo wenyine ukaba wasohotse ukaba wagiye muri gahunda zawe. Ahubwo icyo gihe icy'itegeko ni uko amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuba yaka, akagaragaza ingano y'ikinyabiziga kugira ngo hatagira uza ngo akugonge. Buri igisubizo ni C. Komeje n'ikibazo cya 13, ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? A. amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma n'amatara magufi, B. amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma, C. amatara magufi, D. urumuri rusanzwe. Ndasubiramo, ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? A. amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi, B. amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma, C. amatara magufi, D. urumuri rusanzwe. Hano rero muri kino gihe cy'ibihu tuzakoresha amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Abantu batazi kamenabihu ni udutara amatara akoreshwa mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umukungugu, imyuzure. Iki gihe dukoresha ayo matara ya kamenabihu. Kamenabihu rero mu ndimi z'amahanga ari nabo yita spotlight, bafitemo twampure twinshi ari hasi ugereranyije n'ayandi. Rero mu gihe cy'ibihu dukoresha kamenabihu hamwe n'amatara magufi. Amatara maremare yo musanzwe muzi
yo akoreshwa mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibihu dukoresha akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Buri igisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 14 ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Ndasubiramo ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe ashaka gukatira iburyo. A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere. Niba mwamaze gusubiza, hano igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hari ikintu nshaka kubakuramo. Ntabwo mu muhanda ari uguhangana. Mu muhanda ni ukoroherana. Ahangaha ikindi kintu cyo kuvuza ihoni mu bintu uzasubiza uzirinde kubisubiza. Ibintu by'amahoni muri bino bintu nta hantu babigaragaza rwose. Ubu ngubu nk'urugero, reba nk'urugero nk'ahangaha, ngongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Icyo gihe waba ushaka ko akugonga mu rubavu. Niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo ari ukwemerera umunyegare agakomeza inzira ye, nawe ugakata iburyo nta kikubangamiye. Buri igisubizo ni C. Icya 15, iki cyapa gisobanura iki? A. Ifungana ry'umuhanda. B. Umuhanda unyerera. C. Umuhanda utaringaniye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo icyapa gisobanura iki? A. Ifungana ry'umuhanda. B. Umuhanda unyerera. C. Umuhanda utaringaniye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, buri igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iki cyapa bacyita ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Bacyita ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Uri kubona ko ibiburira bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Niyo mpamvu rero tuvuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, cyakabaye ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Nkomeje n'ikibazo cya 16, ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ndasubiramo ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Igisubizo ni B. Iki cyapa muri kureba imbere yanyu, kimwe n'ibindi biteye nkacyo, aba ari ibyapa bibuza. Ibibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire y'urwo ruziga, umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Ikiraro bacyita ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Niyo mpamvu dusubije B. Nkomeje n'ikibazo cya 17, nk'icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa, kirangwa n'ibimenyetso by'amabara akurikira. A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa, kirangwa n'ibimenyetso by'amabara akurikira. A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero turasubiza ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yakabaye ari umweru. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi agomba gukurikizwa, kiba gifite ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu twavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibagiweho agafoto kari kubafasha cyane, ariko kiba gifite ikirango cy'umweru. Ni cyagenewe mfite nk'umuhanda ufite ibisate 4, bibiri bigahita byiyongera bikaba nka 4.
rero niho hakagiye icyapa cyerekana ko ibi bisate bigiye kwiyongera, bakavuga ngo ni icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa, kiba gifite ikirango cy'umweru, nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18, iki cyapa gisobanura iki? A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. C, D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Niba mwamaje gusubiza, iki bacyita ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ncyagere ngewe utwaye mu muhanda usanzwe, ngiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi, ariko ngasanga nta bariyeri, hari bariyeri zihari zitandukanye mu mihanda ibiri. Ibyo tuvuga ngo nahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Nkomeje n'ikibazo cya 18, iki cyapa kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga bikurikira. Icya 19, iki cyapa kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga bikurikira. A, ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, icyapa kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga bikurikira. A, ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Icyapa kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri ariyo magare hamwe n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kubona ko ibindi byose bibujijwe kubinyuraho, ariko aha nta gare rigaragaramo, nta pikipiki igaragaramo, niyo mpamvu tuvuga ngo ni kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Buri gisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya 20, ngo ni ikihe cyapa kinegeka gutanga inzira? Ese ni A, ni B, ni C, ni D? Ndasubiramo, ngo ni ikihe cyapa kinegeka gutanga inzira? Ni A, ni B, ni C, cyangwa ni D? Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo hano ni B. A iratubwira ko ari ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, harimo izigenda n'izigaruka. B ikatubwira ko ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. C ikatubwira ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wenda kuri B na C niho mwagira ikibazo. Kuri B, ngewe uri mu mutuku ndaho inzira bareba mu ibara ry'umukara. Kino cyanditseho B6, ngewe ndi mu mweru ndakomeza, abo mu mutuku bampe inzira. None bambajije ikinegeka gutanga inzira, ni kino cyanditseho B5. B5 turabisanga kuri B, kuko ngewe ndi mu mutuku ndiho inzira, bano bo mu ibara ry'umukara. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Teacher Isingizwe Laurent. Ndabibutsa gukanda subscribe ku batarabikora, ababikoze ntimwongere kuko byatuma ivaho ntimujye mubona video zacu. Mugasharinga kuri bagenzi banyu, mukandika commentaire kugira ngo munyereke niba ibyo ndi gukora ari bizima, n'ahari amafuti mukankosora. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.